I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has nitwa Hitayezu Jonas amazina yanjye bwite muri the next story abaye nitwa Nyanduru kirara man Rwanda Karisa ya nanjye nitwa Rukumbuzi Ala nkaba nkina muri the next story nkaba nkina nanjye nitwa Jay ya nkina ndi character ndakaye ndo umuntu mubi cyane ni nayo character ni nazo character zacu oya Njye siyo character yanjye mu buzima busanzwe ariko uyu nguyu mu buzima busanzwe niyo character umwana mubi mwana gusa nyine bya nago biba byoroshye kuba udafite character yo warakinnye ufite character yo kubura ikirara uri umuntu nyine utameze udafite imico myiza ariko mu buzima busanzwe atari kuteye biba bigoranye cyane habamo challenges zigiye zitandukanye ya ngiye kugira ngo mbo mukinyi wa the next story ngiye bampamagaye bitana mbese barantunguye kwa nagiye kubona mbona umuyobozi wayo yarampamagaye arambwira ngo yabonye na fittingamo so nanjye ndaza yabonye nakwigira ikirara bigakunda then arampamagara ndaza ndakora mbona birakunze nukuvuga ngo so iyi filime hari ibintu byinshi igomba kuzahindura kuri twebwe ukurikije n'uburyo itunganywamo umuhati babigiramo ba director ba DOP abantu bose bari mu mirimo hano usanga nyine byabavunnye kandi babikora nabo babikunze so rero nawe iyo ufashe itafari rya ukagenda ugashyiraho byanze bikunze hari ikintu kiyongera ku byo bakoze kandi natwe tukabona bizaduteza imbere muri rusange tukabasha natwe kugira ahandi hantu tugenda